Tubayeho mu bihe bidasanzwe. Abantu benshi batangiye kubona ko hari icyenda kubaho nubwo batakizi. Bamwe baribaza bati, ese koko isi igiye kurangira? Ibyiringiro byacu muri iki gihe ni ibihe? Ese haba hari ubuzima nyuma y'ubu bwa hano ku isi? Abantu benshi babayeho nta byiringiro kubera ko bitegereza ibibera ku isi byisukiranye uko bukeye n'uko bwije bikabihebesha. Intambara, ibiza ku butaka no mu kirere, kwangirika kw'imico mbonera, gusenyuka k'umuryango mugari w'abantu, ibyorezo, ibi byose bituma iyi si ihinduka ahantu hatanejeje. Benshi mu banyamadini, abanyapolitiki, abahanga mu bya siyanse n'imibereho y'abantu nta gisubizo bafite ku bibera ku isi. Nubwo ubwenge bwiyongereye, ikoranabuhanga rikaba rikataje, ibyo ubwabyo nta humure bitanga. Birampamvu uko dutera intambwe mu cyitwa iterambere, niko twikururira ibizadukoraho kandi ingaruka zabyo twatangiye kuzisogongeraho. Muri Bibiliya niho honyine dushobora kubonera igisubizo ku kibazo cy'aho isi iva n'aho yerekera. Intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi, hagati ya Kristo na Satani, hagati yo gukiranuka no gukiranirwa, irimo irasatira aho rukomeye, nubwo benshi ibyo bihishwa amaso yabo. Nta humure isi izabona kugeza igihe Satani n'abanyabibi bazaba batakiriho. Iyi si ikeneye umukiza. Yego, ubyumvise neza, ikeneye umukiza. Uwaremye isi n'ibiyirimo ni nawe ushobora komora ibikomere dufite kandi agakiza uburwayi bwacu. Ibyiringiro by'ukuri bibasha kubonerwa gusa muri wa wundi wavuze ngo, nimanuka hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Arenda gushyira iherezo ku buzima bw'iyi si idandabirana nk'umusinzi, ariko abakiranutsi bo bazarabagirana iteka ryose. Uraho umuvandimwe, nitwa Jean de Dieu. Muri uyu mwanya nzanwe no kugira ngo tugane ku magambo y'ubugingo aboneka muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Ndagushimira ko wahisemo kujya ukurikirana ibiganiro ncisha kuri uyu murongo wa YouTube witwa Kwiga Bibiliya, kandi nifuza yuko ibyo twiga byabasha kugukomeza no kuguha imbaraga mu bigendanye n'iby'umwuka byawe no gusobanukirwa amagambo y'ubugingo Imana twoherereje ikayandikisha muri iki gitabo. Muri uyu mwanya tugiye kureba mu ncamake icyo ubuhanuzi bwa Bibiliya, ubwitwa ubuhanuzi bwa Bibiliya bwigisha, ariko si ubuhanuzi bwose tugiye kureba, kubera ko Bibiliya igizwe n'ubuhanuzi bwinshi cyane, harimo abahanuzi benshi cyane, ariko siko bose tugiye kubavugaho. Harimo abahanuzi bitwa abahanuzi ba kera, harimo abahanuzi bato ndetse n'abakuze. Ibyo abamenyereye uko Bibiliya yanditswe barabisobanukiwe. Harimo abahanuzi bari bakuru barimo ba Yesu, harimo abahanuzi ba Eliya, ba Elisa, hakaza n'abahanuzi batoya barimo ba Amos, abahanuzi barimo ba Mika. Abo bahanuzi bose batumwaga ku bwoko bw'Imana bwa Isirayeli yo mu gihe cya kera, kugira ngo bayimenyeshe ubutumwa Imana yifuzaga ko bamenya. Natwe dufite ubutumwa twatumweho abariho mu minsi y'imperuka. Tukaba rero tugiye kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya ariko buvuga iby'iminsi y'imperuka. Ubuhanuzi bwa Bibiliya buvuga iby'iminsi y'imperuka buboneka mu bitabo bibiri, cyane cyane ibitabo bibiri, nubwo hari n'ibindi bitabo tuzagenda dufatira muri reference kugira ngo ubu buhanuzi burushaho kumvikana. Ariko ibyo bitabo bya Bibiliya tuziga ni ibitabo bibiri, nibyo tuzatindamo cyane: igitabo cya Daniyeli ndetse n'igitabo cy'Ibyahishuwe. Hanyuma rero dushobora kuzakenera kugenda dufata imirongo mu bindi bice, kubera ko Bibiliya igiye yubatse mu buryo igice kimwe gifasha ikindi umurongo umwe ku wundi. Muri Yesaya haranditse ngo bikeya hano, ibindi bikeya hariya, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo, kugeza ubwo Bibiliya yose isobanuka ukuri kwayo kukumvikana, nta rwijiji na rutoya rurimo. Rero cyane cyane tuzibanda ku gitabo cya Daniyeli ndetse n'Ibyahishuwe, ariko ntituzabura kujya nko muri Matayo tukareba amagambo Yesu yavuze ku minsi y'imperuka. Ntabwo tuzabura kujya mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike tukareba ibyo Pawulo yavuze ubwo yavugaga ngo ntabwo Yesu azaza kujya kwimana Imana kutabanje kubaho, kuko nabyo hari amakuru biduha abasha guhuza n'ibyo turi kwiga mu gitabo cya Daniyeli ndetse n'igitabo cy'Ibyahishuwe. Hari n'ibindi bitabo tuzajyamo, ndetse no muri uyu mugoroba hari ibitabo ndibuze gusoma ukaza gusanga ko atari Daniyeli n'Ibyahishuwe, ariko bifite amakuru biduha y'ingenzi yo kugira ngo tubone uko dufungura dusobanukirwa igitabo cya Daniyeli
Daniyeli n'Ibyahishuwe ndetse n'ubuhanuzi bwanditsemo. Mujya mubona ko mu madini menshi cyane iki gitabo ibi bitabo bya Daniyeli n'igitabo cy'Ibyahishuwe ni ibitabo badatinyuka gupfa gusoma cyane, kubera ko ni ibitabo birimo amakuru akomeye y'ibimenyetso n'ibintu bidasobanutse, inyamaswa, amahembe, inyanja, ibintu byanditswe nk'ubwo buryo mwagira ngo ni uburyo bwo kuzimiza bw'imigani n'uburyo bw'ubuhanga, ku buryo abantu benshi guhita bumva icyanditswemo no kugisobanukirwa bigoranye. Ariko ubwo tuzatangira kubyiga muzabona yuko ari ibintu byoroshye, bitewe n'uko nta yandi makuru tuzakura hanze ya Bibiliya, oya, ahubwo tuzagenda dufata Bibiliya ubwayo tureke isobanure. Nitugera ku nyanja tuzabaza Bibiliya ngo ubundi Bibiliya usobanura gute inyanja? Inyanja ishobora kugereranywa n'iki? Tugende dusobanura mw'ubwo buryo. Nitugera wenda ahantu havuga ngo amahembe 10, nitugera ahantu havuga wenda inyamaswa, tuzagenda dushakisha muri Bibiliya ni iki Bibiliya ivuga ku nyamaswa. Inyamaswa bisobanuye iki? Bishatse kuvuga iki? Nitugera ahantu tukabona ibimenyetso byose bigiye bitandukanye, tuzagenda tubishaka muri Bibiliya. Nta kintu ngewe ubwanjye nzahimba, ahubwo Bibiliya izagenda iduha uburyo tumenya ibyo bimenyetso bigize ibi bitabo, bituma abantu benshi batabisobanukirwa. Niyo mpamvu mbabwira yuko nta kintu kitazasobanuka. Imana yafashe ubuhanuzi buvuga iby'iminsi y'imperuka, ibuhisha mu buryo bw'ibimenyetso n'ibintu bikomeye kumenya, kugira ngo abanyabwenge, abana bayo, imbata zayo, aba arizo zonyine zizabisobanukirwa, kuko ari nazo zizaba zikeneye kubisobanukirwa. Abantu bashaka ubwami bw'Imana, bashaka kuzabona ubugingo buhoraho, nibo bagomba gusobanukirwa ibyo bintu. Nta mpamvu rero kugira ngo bigume bimeze nk'ibiri mu mwijima, kandi Imana yarabisobanuye. Impamvu tugomba kwita ku bitabo, ku buhanuzi, ni uko hano muri Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi 3:7 haranditse ngo, ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Ngo ni ukuri Uwiteka Imana nta kintu izakora itabanje kugihishurira abagaragu bayo b'abahanuzi. Muri make tuzi neza ko imperuka izabaho, tuzi neza yuko hari ibintu bidasanzwe bizaba mu isi mbere yuko Yesu Kristo agaruka, cyangwa se niba tutanabizi mubimenye ko bizabaho, kuko mbasha kubibereka muri Bibiliya. None se iyo mperuka, kujya mu ijuru, kurangira kw'isi, kw'amateka y'isi, urumva ari ibintu Imana yaba yarasize itavuze, itaduhishuriye itabihishuriye abana bayo? Oya, nta kintu na kimwe Imana ibasha gukora gikomeye kuri iyi si itabanje kukimenyesha abagaragu bayo. No kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo hano mu isi, Imana yari kwanditse mu buhanuzi butandukanye, ko abahanuzi ba kera, ba Yesayi, ba Dawidi, baragiye babivuga, na ba Mose, ku buryo abantu bari b'abakiranutsi bari bazi neza igihe, bari bazi neza ko Yesu azaza, ndetse tuzabona mu buhanuzi ko n'igihe cyo kuza kwe cyari cyaravuzwe. Ariko kubera ko abantu bakunda kwigira indangare, ibintu ntibabyiteho, Yesu yarabatunguye kandi atagombye kubatungura. Ibimenyetso bigaragaza aho yagomba kuzavukira, uko yagombaga kuzabaho, imibereho ye n'ibibazo byose azagira ari hano mu isi, ibintu byose, uburyo azategurizwa kuza. Yohana Umubatiza yari yarahanuwe ko azaza akabanza kumuteguriza. Hari ibintu byinshi, amazina azitwa n'ibindi byose byari byanditswe mu buhanuzi, byaravuzwe. Abantu icyo basabwaga gusa ni ukwiga ubuhanuzi, bakamenya ibyo kuza kwa Mesiya kwa mbere. Ntabwo rero ibyo kuza kwa Mesiya kwa kabiri ari byo Imana yasize itatumenyesheje, oya, nabyo birahari, byanditswemo hano muri Bibiliya. Ni ahacu kugira ngo dufate Bibiliya tuyige, tumenye ibyo bintu, nubwo byanditswe mu buryo bwitwa ko bujimije, butumvikana, ariko si ubutumvikana, kuko Bibiliya irahari kugira ngo ibudusobanurire. Ahubwo abayobozi b'amadini ubwabo bijijisha ku giti cyabo, ntibabyige, kubera yuko abenshi baba batanahuza n'icyo Bibiliya yigisha. Ariko wowe wumva aya magambo, nzi neza yuko ushaka ubwami bw'Imana. Niba rero ushaka ubwami bw'Imana, ibi bintu bishobora gusobanuka kuri wowe, ukabaho witeguye kugaruka kwa Yesu, nta bwoba na buke ufite. Reka duhere mu gitabo cya Daniyeli. Ntabwo ngiye kwigisha ubuhanuzi, ndi kugenda babwira ibigendanye na introduction yo kwiga ubuhanuzi. Ariko tugiye mu gitabo cya Daniyeli igice cya 2, hari amagambo nshaka ku bigendanye n'uburyo Daniyeli yasobanuriye umwami wa Babuloni ibigomba kubaho. Ku murongo 29, igice cya 29 ngo, nuko ibyawe Nyagasani watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza, ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. Hano dufite umwami
wo mu gihe cya daniyeli umwami wa babuloni, ubwami bw'abapagani, nta nubwo bwari ubwami bw'imana, ariko uyu mwami yashatse kumenya iby'igihe kizaza. Imana imuha ubuhanuzi, ari nabwo buhanuzi butangira budusobanurira iby'iminsi y'imperuka. Ariko turabanza kumenya ko uyu mwami yashakaga kumenya ibizabaho mu ngoma ye, niba ubwami buzahoraho iteka ubwami bwe buzahoraho iteka ryose cyane buzahanguka. Yibaza iherezo ry'iyi si n'ibindi byose, kuko yari umwami uyobora isi yose. Nuko Imana imanukira kugira ngo imumenyeshe ibizabaho. Aho rero niho tuzatangirira. Icyisho cya mbere kizaba kidusobanurira Daniyeli igice cya kabiri, duhere kuri Daniyeli igice cya kabiri dukomeze. Hanyuma Daniyeli igice cya 12 nicyo gice cya nyuma muri Bibiliya. Reka twumve amagambo arimo, ko ndashaka kugira ngo ngende basogongeza mwumve uburyo ibi bitabo ari ngombwa kubyiga. Muri Daniyeli igice cya 12 handitse ngo, maze icyo gihe Mikayeli umutware ukomeye ujye uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi muri bo bazaba barasinzire mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku gukiranuka bazarabagirana nk'inyenyeri iteka ryose. Aya magambo yo muri Daniyeli igice cya 12 nicyo gice cya nyuma hano mu gitabo cya Daniyeli, agaragaza imperuka. Yesu Kristo agarutse araje aravuga ngo abanyabwenge bazarabagirana. Muri make iyi si izarangira. Dutangira na Daniyeli igice cya 2 hatubwira iby'umwami wibazaga iby'iyi si n'iherezo ryayo. Tugeze muri Daniyeli igice cya 12 havuga ko iyi si izarangira. Mikayeli ukomeye, Mikayeli bisobanuye ngo usa n'Imana. Usa n'Imana ni Yesu Kristo, ubwo azaba agarutse aje gutwara intore ze ngo azijyane mu bwami bw'Imana. Ngo abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba, abahinduriye benshi mu gukiranuka bazarabagirana nk'izuba, bazabaho by'iteka ryose. Ngo ndetse benshi bazaba barapfiriye mu gitaka, bashinguye mu gitaka, bazazurwa bajye guhabwa ubugingo buhoraho. Ariko harimo ngo n'abazazukira gukorwa n'isoni. Abo ni abantu bapfuye badakiranuka, bapfuye ari abanyabyaha, batubaha Imana. Abo bazabura ubugingo buhoraho. Ariko dukomeje handitse ngo ku murongo wa 8 mu gice cya 12, ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Murongo wa 9 aransubiza ati, igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganwa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Nibyo navugaga ngitangira. Urumva ko Daniyeli nawe hari ibintu yapfuye atarasobanukirwa. Nuko Daniyeli abwirwa ati, ibyo uhawe nk'ubuhanuzi bibike, ubishireho ikimenyetso, ubireke. N'iby'iminsi y'imperuka. Nkubwire yuko Daniyeli uyu nguyu yabayeho imyaka 500, irenga 500 mbere ya Kristo. Urumva hari kiri igihe kinini kugira ngo twinjire mu minsi y'imperuka, kuko iminsi y'imperuka ntishobora kubaho mbere yuko Kristo aza hano mu isi gupfira abanyabyaha. Igomba kuza nyuma yuko Yesu Kristo ari hano mu isi gupfira abanyabyaha. Rero ikigaragara, hari ibintu byinshi Daniyeli yashatse kumenya, ariko nawe biramucanga. Nubwo ari yahawe ubuhanuzi bwinshi tuzabwiga burimo hano, ariko nawe hari ibyamucanzara ngo nuko ashatse kubimenya. Imana iramubwira iti, oya, ibyo byo bizigame, byihorere, fata igitabo gifatanisha ikimenyetso. Ibi ngibi bizamenwa n'abo mu minsi y'imperuka, kuko ngo ubwenge buzagwira, abantu bazagira ubwenge bwo gusobanukirwa ubuhanuzi. Ngo abanyabwenge bazamenya aya magambo y'ubuhanuzi, ibyanditswe muri ubuhanuzi bazabimenya. Rero bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko iby'ubu buhanuzi si birenda kunanirana, ahubwo abantu nuko batita ku cyo ijambo ry'Imana ryigisha. Tujye mu Byahishuwe igice cya mbere. Ibyahishuwe, tekereza kugira ngo igitabo cyitwa Ibyahishuwe, ariko abantu bagume bazi ko icyo gitabo ibintu birimo bidasobanutse, bitumvikana gute se? Ahubwo nuko batabyiga. Mu gice cya mbere haranditswe ngo, ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Ku murongo wa 3, hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe ari kigufi. Urumva
ubuhanuzi bw'ibyahishuwe buraza buhishura ibintu runaka bimeze nk'ibihishwe, ariko bigomba guhishurwa ngo kuko igihe ari kigufi. Maze iki gitabo kirangije gisezerana isezerano ko abasoma ubuhanuzi bw'iki gitabo bahirwa, n'abumva amagambo bwanditsemo barahirwa, ngo kuko igihe ari kigufi. Hari n'isezerano ryasezeranijwe abiga ubuhanuzi ko bahirwa kuko babwiga, nyamara abantu bakicara bakituriza bagatimaza bumva ko ibintu ntacyo bibabwiye. Iyo tugeze mu byeshu igice cya 5 tuhabona amagambo nshaka kugira ngo nsome namwe muyumva, aranditse ngo mbona iyicaye kuri ya ntebe igitabo, mbonana iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Ndagira ngo mwibuke amagambo nasomye mu kanya avuga ibya Daniyeli ngo fata igitabo ugifatanisha ibimenyetso. Ariko Yohana agiye kwerekwa nyuma ya Daniyeli ho imyaka myinshi cyane, yeretswe mu biganza by'Imana harimo igitabo gifatanishijwe ibimenyetso 7. Ndagira ngo mbabwire ko iki gitabo ni mu buryo of course bw'ibimenyetso, ni cya gitabo Daniyeli yakoze agagifatanisha ibimenyetso cyo mu minsi y'imperuka, nicyo cyagombaga kubumburwa noneho kikamenyeshwa isi yose, kuko cyarimo amateka y'abatuye isi yose. Reka dukomeze hano, handitse ngo mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumenya ibimenyetso bigifatanishije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene n'ibimenyetso bigifatanishije. Igishyitsi cya Dawidi ninde? Ni Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda. Niwe ufite amateka y'iyi si yose mu biganza bye. Niwe ufite uburenganzira bwo gusobanura ubuhanuzi. Ni nawe ngo watumye marayika ajya kumenyesha Yohana iby'ubuhanuzi, hanyuma ngo Yohana nawe abitumenyeshe kuko igihe ari kigufi. Ndagira ngo mbabwire ko rero ubu buhanuzi tugiye kwiga ni ubuhanuzi bukomeye cyane. Igihe Yohana nawe yamaraga kwerekwa, hari amagambo y'ingenzi arimo hano nshaka kugira ngo mwumve. Baranditse ku murongo wa 6 y'igice cya 22, ni igice cya nyuma cy'ibyahishuwe mu buhanuzi Yohana yeretswe. Aranditse ngo arambwira ati, ayo magambo nayo kwizerwa, nayo ukuri, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo bikwiriye kubaho vuba. Imana yatumye ku mbata zayo arazimenyesha ibikwiriye kubaho vuba. Ariko abantu bari hano mu isi bariyicariye, ubuhanuzi ntibashaka kubumenya, nkaho nta gaciro bufite. Ubu buhanuzi bw'iminsi y'imperuka burasobanutse, nubwo bwanditse mu buryo bw'ibimenyetso n'ibintu bijimije, ariko Imana yabutanze ndetse burasobanutse. Twize Bibiliya, Mwuka w'Imana yabasha kubidusobanurira, kuko ni ibyacu biratureba, tugomba kubyiga tukabimenya, tukitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Ku murongo wa 7, kandi dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Kihe? Igitabo cy'Ibyahishuwe. Ku murongo wa 10, kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiro, kuko igihe ari kigufi. Aya magambo ntiyagombaga kugirwa ubwiro, yagombaga kumenyeshwa abantu bakayiga bakayamenya. Nanjye uyu munsi niyo mbumburiye akanwa kanjye kubabwira, nanze kuyagira ubwiro. Nyuma yo gusobanukirwa ibyanditswe mu buhanuzi, ntabwo ngomba kubyicarana, kandi sinzababwira amagambo yanjye, kuko hano hasi haranditse ngo uwongera kuri aya magambo azakurwa mu gitabo cy'ubugingo. Sinshobora kongeraho, ahubwo nzayabasobanurira nk'uko ari, nk'uko avugwa, nk'uko imirongo ya Bibiliya igenda ihuza ikatugaragariza ukuri uko ariko. Ku murongo wa 12, dore ndaza vuba, nzanye ingororane kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, intangiriro n'iherezo. Rero bavandimwe, urabona ko iki gitabo nacyo gisoza kigaragaza ibyo kugaruka kwa Yesu, n'uburyo Yesu Kristo nagaruka azagororera abantu be
akabaha ubugingo buhoraho. Rero bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko noneho ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe tugiye kubwinjiramo mu buryo bwimbitse. Mu gice cya kabiri tuzabona umwami wa Babuloni arota inzozi, hanyuma agakenera ko zisobanuka kuko yifuzaga iby'iminsi y'imperuka, nako yifuzaga kumenya iby'ubwami bwe niba buzahoraho iteka ryose, hanyuma yibaza n'iby'iherezo ry'iyi si. Hanyuma Imana ikoresha umuhanuzi Daniyeli wari i Babuloni. Uburyo yageze i Babuloni ubasha kubona muri Daniyeli igice cya mbere. Ari umukiranutsi, Imana iramukoresha kugira ngo imenyeshe umwami ibizabaho, ariko si umwami gusa, ni ukugira ngo imenyeshe abatuye isi uko ubwami buzakurikirana uhereye ku bwami bwa Babuloni ya kera. Tuzakomeza mu gice cya karindwi twigemo ibigendanye na bwa bwami, ariko mu buryo bw'inyamaswa. Inyamaswa enye zivugwa muri Daniyeli igice cya karindwi ni bwa bwami nanone buvugwa muri Daniyeli igice cya kabiri. Tuzakomezamo, tuzabona iby'agahembe gato. Iby'agahembe gato kabonetse ku nyamaswa ya kane. Ako gahembe kakaba kari gafite umunwa nk'uw'umuntu n'isura nk'iy'umuntu, kavuga ibikomeye. Tuzakomeza mu gice cya munani, aho tuzaboneramo ishusho y'ubuturo bwera, bisobanura n'uburyo Imana izashyiraho urubanza mu isi, n'uburyo imperuka n'igihe imperuka izazira n'ibindi byose. Tuzabona ubwami bwa nyuma buzabaho hano ku isi, aribwo gahembe gato, n'uburyo ubwo bwami bwahinduye amategeko y'Imana, n'uburyo ubwo bwami bwahinduye ibihe by'Uwiteka, ariko ubwo bwami bukazagera ku minsi y'imperuka. Tuzabona uburyo ubwo bwami bwaretswe ngo burenganye ubwoko bw'Imana mu gihe kingana n'imyaka 1260, bwivuga hejuru ubwoko bw'Imana bukaburenganya. Tuzakomeza muri Daniyeli igice cya 11 n'igice cya 12, tuzabonamo andi mabanga y'ubwami bukomeye bw'Imana. Tuzahita tuza rero mu Byahishuwe. Mu Byahishuwe tuzabonamo ubutumwa bwinshi. Tuzabonamo ubutumwa bubwira amatorero, uhereye ku itorero rya mbere Imana yasize hano ku isi, ugakomeza ku itorero rya nyuma rizaba riri hano ku isi. Faze zose itorero ry'Imana ryanyuzemo tuzazibona, twibonere uburyo ki Imana yavuze uburyo itorero ryayo rizabaho mu minsi y'ibihe bigiye bitandukanye, kurinda kugeza Yesu agarutse, n'ibintu rizagenda rihura nabyo. Ariko by'umwihariko tuzita ku itorero rya nyuma rizabaho hano ku isi. Mu Byahishuwe 12 tuzarushaho kwimbika kuri iri torero rya nyuma, ubwo Yesu Kristo, itorero Kristo azasanga hano ku isi. Iryo torero rivugwaho ko rizaba rikomeza amategeko 10 y'Imana, kandi rifite guhamya kwa Yesu, rifite kwizera kwa Yesu. Hanyuma Ibyahishuwe bikatubwira ko uko kwizera kwa Yesu no guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Tuzabona iby'inyamaswa ikomeye yavuye mu nyanja, tubone n'inyamaswa ikomeye yavuye mu butaka. Izo nizo nyamaswa zizaba zitategeka isi yose mu minsi y'imperuka. Tuzabona uburyo imbaraga z'izo nyamaswa zizahuriza hamwe, nyamara ubutegetsi butandukanye. Muzabona ko inyamaswa mu buhanuzi ibisobanuye ubutegetsi. Tuzabona rero izo nyamaswa uko ari ebyiri, ndetse tuzabona ko inyamaswa ya mbere ari ubutegetsi bwa Roma, ariko noneho bwakomeje bukagera ku butegetsi bw'ubupapa. Hanyuma tuzabona uburyo Roma ya mpagane yakorerwagamo n'abakayisari bagomera Imana yahereje imbaraga Roma Kristo ariyo y'abapapa, kugira ngo bashireho amategeko, bakureho umudendezo w'umutimanama, bambure abantu Bibiliya. Bamaze imyaka 1200 mbere yuko bakomere ku ruguma rwica, bakora bisanzuye, ari nabo gahembe gato kari muri Daniyeli 7. Ibyo byose tuzabisobanukirwa, tuzabyiga mu buryo bwimbitse. Ubasha kuvuga uti ibyo bintu uri kuvuga byanditswe muri Bibiliya tukaba tutabizi. Uzabibona ko byanditsemo. Tuzabona rero mu gice cya 14 cy'Ibyahishuwe inyamaswa noneho yavuye hehe? Mu butaka. Inyamaswa yavuye mu butaka. Ubutaka ni ahantu hataba amazi. Amazi ubundi mu bahanuzi, amazi menshi ni abantu benshi n'amakoraniro. Hari ubwami rero bwavuye mu bantu benshi, hari n'ubwami bwavuye ahantu hatari abantu. Ubu bwami ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku by'umwihariko tuzita ku baprotestanti bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko tugomba kwita ku kintu kigendanye n'iyobokamana. Muri aya mami yose turi kuvuga, ari ubwami bw'ubupapa bufitemo ikintu cyo kuramya Imana, ari ubwami bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariyo abaprotestanti baramya Imana. Ibyo byose tuzareba uburyo Satani azabikoresha kugira ngo azane imperuka hano ku isi.
tuzakomeza turebe uburyo itorero ry'Imana ku isi n'abagaragu bayo bazakora umurimo mu butumwa twita ubutumwa bw'abamarayika batatu, bakabwiriza isi yose kugira ngo bayimenyeshe ibyo kurangira kw'intambara ikomeye. Tuzabona ibyago birindwi by'isi n'uburyo imbaraga z'isi z'abayobozi b'isi bazahuriza hamwe kugira ngo bashyireho imperuka, kugira ngo bazane akaga gasoza ku rugamba ruheruka. Tuzabona imyuka itatu isa n'imikeri. Iyi ni imyuka y'abadayimoni izasanga abatware bo mu isi n'abanyamadini bo mu isi kugira ngo ibahururize kujya mu ntambara isoza amateka y'isi yitwa intambara ya Harimagedoni. Mu rugamba ruheruka abadayimoni n'ingabo za Satani bazakora bikomeye cyane kugira ngo baneshe ubwoko bw'Imana. Ariko mu Byahishuwe igice cya 18 tuhabona Imana irarika abantu bayo bari mu madini yayobye, mu madini yaguye, ngo bwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni. Babuloni yo mu gihe cya kera izongera igaruke mu yindi sura, atari Babuloni nk'umurwa wubatse uri ahantu hano ku isi, ahubwo imisengere ya Babuloni n'imikorere yayo izatubera uburyo bwo gusobanukirwa uburyo Satani azakora mu minsi y'imperuka. Amadini yo mu minsi y'imperuka n'imikorere yayo igereranwa na Babuloni. Imana ihamagarira abantu bayo ngo basohoke muri Babuloni, basohoke mu kuramya by'ikinyoma, basohoke mu gukorera Satani byiyoberanyije bigaragara nko kuramya Imana, bajye mu kuramya Imana mu buryo bw'ukuri, bubahiriza amategeko y'Imana, bagira no guhamya kwa Yesu. Tuzakomeza tubone uko intambara ikomeye izarangira, tubone uburyo abanyamadini ndetse n'abayobozi ba politike n'abayobozi mu by'ubucuruzi, abakungu bazahuriza imbaraga hamwe, bagahabwa imbaraga bagakorana na Babuloni, umugore Yezebeli, idini yangiritse, ndetse kugira ngo bazane imperuka. Tubona Babuloni irimburwa, bwa bwami bwigiza akaraha kajyahe mu isi burimburwa, bwa bundi bwateretse amahanga yose inzoga, amaherezo buzarangira. Aya mahanga azaba yaranyoye inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi. Ubusambanyi ni iki mu buhanuzi? Tuzabibona ubusambanyi nk'uko umugore w'umusambanyi adashobora kuguma ku mugabo we, ahubwo aguma azenguruka ashaka abaryamana nabo, niko n'itorero ryatangiye ari itorero rya gikristo ryagiye ryangizwa no gushaka abandi bagabo. Ubwo nibwo busambanyi. Hanyuma hari inzoga ya Babuloni. Iyi ni inyigisho z'uburozi zigishijwe abantu bose bari mu isi kugeza ubwo bose basinda inzoga yabahaye. Abo bose rero bazasabwa gusohoka muri Babuloni. Nibadasohoka, Babuloni izarimburwa, kandi abayibayeho indahemuka nabo bazarimbukana nayo. Ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma umwanzi ukomeye w'Imana ni Satani. Satani azabohwa mu gice cya 20 ubwo urugamba ruzaba rurangiye, mu byago birindwi. Ibyago birindwi nabyo bisoje, intambara ikomeye irangiye. Mikayeli ukomeye amajije kumanuka aje gutabara abantu b'Imana bazaba bari mu karengane no kubabazwa hano mu isi, bari mu bihe bikomeye isi yose yabanze yabataye, azamanuka. Ariko tutaragera kuri kumanuka kwa marayika, nagira mbabwire ko abana b'Imana hano mu isi urugamba ruzabakomerana. Satani azahaguruka kugira ngo abarwanye. Tubibona mu Byahishuwe igice cya 13, igice cya 14, igice cya 15. Tubona yuko abana b'Imana bazasakirana n'ibyago bikomeye cyane. Hazatangwa amategeko abuzanya umudendezo w'umutimanama, bazategekwa kuramya ku munsi w'ikinyoma, umunsi w'icyumweru. Isi yose izahamagarirwa kuramya ku munsi w'ikinyoma. Ikimenyetso cy'inyamaswa kizashirwa ku bantu. Ariko mu gihe ikimenyetso cy'inyamaswa kizashirwa ku bantu, abana b'Imana bo bazakira ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Mu gihe ikimenyetso cy'inyamaswa kizashirwa mu kiganza no mu mutwe, icy'Imana cyo kizashirwa mu mutwe gusa. Mu by'ukuri intambara ikomeye izasoza mu isi harimo amatsinda abiri gusa. Hazaba hari itsinda ry'abubaha Imana n'itsinda ry'abagomera Imana. Abashizweho ikimenyetso cy'Imana n'abariho ikimenyetso cy'inyamaswa, aricyo kimenyetso cya Satani. Hanyuma rero babandi bari ikimenyetso cya Satani bazarenganya bari ikimenyetso cy'Imana. Bizaba ari urugamba rukomeye ku bantu bubaha Imana. Ariko nk'uko isezerano ryavuze muri Daniyeli, muri icyo gihe Mikayeli ukomeye, muri icyo gihe cy'umubabaro ukomeye, uyu mubabaro ukomeye uvugwa ni ibyago birindwi nk'ibihano Imana izoherereza abantu mbere y'uko imperuka iba. Bizaba ku batuye isi yose. Ariko abana b'Imana ibyo byago birindwi ntibizabageraho. Mikayeli ukomeye azamanuka ari kumwe n'ingabo zikomeye, aje gutabara ubwoko bw'Imana. Ntekereza ko ibi bintu kuri benshi bimeze nk'ibintu bimeze nk'ikisi, mwagira ngo ni filime ndimo ndakina.
ariko igihe tuzatangira kuzingura impapuro zirimo hano dusoma umurongo ku murongo twumva aya mabanga, ntekereza ko abantu benshi bazifata gutya bavuga ati se ibi bintu koko burya twabonaga mu isi hari ibintu byinshi biri kubaho ntitumenye impamvu yabyo, naho ubundi biranditse. Hanyuma rero nari ngeze ahantu ubwo Satani azabohwa, kuko niwe mwanzi ukomeye w'Imana, niwe wayobeje abantu afatanyije n'abanyamadini baguye n'abayobozi ba politiki badashaka kubaha Imana. Satani azabohwa imyaka 1000. Muri icyo gihe abakiranutsi bo bazajyanwa mu ijuru bajye kubana n'Imana no kwishimira ibyiza Imana yabahaye. Mbibutse yuko n'abakiranutsi bazaba barapfuye bazazuka. Uhereye ku mukiranutsi wa mbere witwa Abeli, ariwe wa mbere wapfuye, azazuka igihe cy'akarengane gasoza amateka y'isi. Abo bose bazazurwa, n'abazaba bakiriho bake bubaha Imana bazajyanwa mu bwami bw'Imana. Hanyuma intambara ikomeye izarangira, abakiranutsi bazabona ubwami, ariko abakiranirwa nabo bazarimburwa. Nkwibutse yuko ntabwo abakiranirwa bazatwikwa imyaka itabarika itarangira. Oya, abanyabyaha bazasha nk'uko ibyatsi bisha bigashirira bikabivu, niko abanyabyaha bazasha. Iherezo ryabo rizaba ibinyoma bya gaturika bizashirwa ahagaragara, n'inyigisho z'uburozi bigishije isi zizashirwa ahagaragara. Abantu bazasobanukirwa yuko benshi bayobejwe kubera yuko batigeze bashaka kumenya icyo Imana yigisha. Bavandimwe, murumva kuri urugendo tugiye kuzafata twiga Bibiliya tukiga ubuhanuzi n'urugendo rurerure. Nateguye ibyigisho byinshi birenga 40 bivuga kuri izi ngingo. Ndashaka kuzabana nanjye tukagenda twiga kimwe kimwe, kuko urumva ni ibintu byinshi cyane, ariko nta na kimwe kizasigara kidasobanutse. Kandi nkuko nabikubwiye, urumva ko ibi ni ibintu birimo amagambo y'ubuhanuzi bwa hano muri Bibiliya, ariko bikazamo n'ubuzima tugenda tunyuramo hano ku isi, abayobozi bacu hano ku isi, abayobozi b'amadini n'ibindi byose. Ubwo hari ibintu byinshi nzavuga uvuga uti ubuse koko ni gute amenye yuko wenda iki kintu gishatse kuvuga uyu muyobozi cyangwa uriya. Bibiliya izaba iri kiriya, yumvikana cyane, kandi tuzabona yuko hari ibyabayeho mu bihe by'amateka bizaduteguriza no kumva ibiriho ubu ngubu n'ibihe bizaza. Nk'ubu ngubu abantu benshi bazi ko ngo antikristo azaza, ariko Bibiliya igaragaza ko antikristo ari hano, yamaje kuhagera, ari we uri gushyira ibintu byinshi ku murongo, ateguriza abantu kujya ku rugamba ruheruka rw'amateka y'isi. Ibi rero ni ibintu byinshi tuziga, mbiguciriyemo muri gake mu mayange, ariko tuzagira igihe kinini cyo kwimbika icyisho kimwe cy'iminota 30 cyangwa 35 dusobanura buri ngingo mu buryo bwagutse busobanutse bwumvikana. Ndagusabye kugira ngo uzabane nanjye, ubuntu n'amahoro by'Uwiteka bikomeze kubana nawe, bigusabeye mu izina rya Yesu.